TV mu Kinyarwanda ku buryo burambuye ibiciro by'ibikomoka ku matungo burambuye. Mu mujyi wa Kigali mu gihe amaze iminsi havugwa ibiciro by'inyama bihenze, umuganga w'amatungo ukorera mu ibagiro rya Nyabugogo Mbabazi Olivier avuga uko byagenze n'icyatumye inyama zihenda ku isoko. Koko mu gihugu hagaragaye indwara izwi ku izina ry'ubuganga bw'amatungo cyangwa Rift Valley Fever. Ni indwara rero ifata amatungo yuza inka, ihene n'intama, ariko iyo ndwara ahantu ibera mbi nuko ifata n'abantu. Iri mu ndwara twita zoonotic disease. Zoonotic disease ni indwara iba ifata amatungo igafata n'abantu. Ubwo rero imaze kugaragara mu gihugu, turere twohereza amatungo mu mujyi wa Kigali yo kubagwa badushyize mu kato. Bamaze kudushyira mu kato rero bituma amatungo yazaga ku ibagiro agabanuka. Amatungo yo kubaga yaragabanutse, kandi koko nibyo amatungo y'utwo turere batadushyira mu kato, ni ukuvuga ngo icyorezo cyari gukwirakwira igihugu cyose, natwe hano tukaba dushobora kugiramo abantu bashobora gufatwa n'iyo ndwara. Ingaruka byageze, utwo turere tuzana amatungo yo kubaga mu mujyi wa Kigali tumaze guhagarara, inka nkeya ziva mu tundi turere zageraga hano zikahagera zihenze. Hanyuma zahagera zihenze rero bituma igiciro cy'inyama kizamuka ku isoko. Hano baranguzaga 6,000 kubera inka zari nkeya cyane, batangira kuranguza 8,500. Niko igiciro cyari gihagaze hano. Ubwo wiranguye hano 8,500 yagera kuri busheri nawe cya giciro akakizamura akageza mu 10, 11, 12 bitewe n'ahacururiza. Abaturage kandi bo mu mujyi wa Kigali nabo bavuga ko kuri iki gihe kwigondera inyama bihenze kuko ziri guhenda cyane. Mu by'ukuri muri iyi minsi ibintu by'inyama byabaye ikibazo. Urabona nk'inyama twaguraga 8,000 ziri kugura 12, 10. Abantu benshi bamaze no kuva ku nyama. Kandi ni ikibazo kirekire. Urabona inyama zose ari benzi ari n'indagara byose byarapanze kubera iyo mpamvu y'inyama. Icyizere zishobora kuzaboneka hose nyine nyine biterwa nuko ubworozi bumeze. Nk'ubwo indwara ikomeje ntabwo zaboneka, ikize zikavurwa zaboneka. Abaturage kazaboneka rero nuko akavuga nyine nyine ku bantu nyine bazirya, ariko hari n'abatazirya kandi bakabaho. Ibyo byagira ingaruka. Yongega nanone nuko kutazi kuko ubutaka bwabaye bukeya nyine inka ntizijya hanze ngo zirushirize hanze, nabyo nyine bigenda ziba nkeya kubera ubwatsi burabura. Abayifite akabura icyo ayiha akaba yayigurisha kubera ko afite isambu ntoya, ugasanga abuze icyo ayiha. Ubwo rero ugasanga ubworozi nanone bugenda bucika intege kubera ko mbere zabaga zihari, ariko inka zijya hanze amasamba akiriho nyine zikajyana zikaja noneho zikaba nyinshi, n'uwo mukene akabaje kuyorora ko ibijya mu zindi hanze. None isambu zabaye nkeya bitanga ngo mu biraro. Rero udafite isambu ngo ahinge ubwatsi, n'ubworozi bagenda bugabanuka, ugasanga n'inyama naho n'impamvu ziva. Wapi nta mboga mperuka rwose, nta nubwo nzi igihe, ntabwo nziherutse. Bagasaba ko hagira igikorwa kugira ngo ibiciro bibe byagabanuka. Mu by'ukuri bareba uburyo babigenza, kuko ikibazo cy'inyama biragoye cyane. Biragoye, abantu benshi bazivuyeho ntibakirya inyama. Ntacyo twakora bitewe n'ubwo burwayi nyine buri kuza zikajya mu kato. Numva ngo hari n'abazivana za Uganda, niba rero nazo zivayo zirwaye, urumva ko ntabwo zina mu Rwanda iwacu zaduhaza. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko inyama ari kimwe mu byiciro by'ibiribwa byagize izamuka rikomeye ry'ibiciro muri Nyakanga 2026. Mu gihe cy'ukwezi kumwe ibiciro byazo byiyongereho 17.8%, mu gihe mu mwaka umwe byazamutseho 33.8%. Sekanyamba Jean Damascene, ATV mu mujyi wa Kigali. Reka dushimire cyane mugenzi wacu Sekanyamba Jean Damascene. Reka tunyarukire mu ntara y'uburasirazuba bw'u Rwanda,
aho umurenge wa Muhura w'akarere ka Gatsibo haravugwa urupfu rw'uwitwa Musabyimana Claire wo mu kigero cy'imyaka 30 wishe abana be babiri ufite imyaka 9 n'undi ufite imyaka 4. Bivuga ko kwiyahura kwaturutse ngo kukuba umugabo w'uyu nyakwigendera ngo yajyaga amuca inyuma. Reka ibindi tubikurikire n'ijwi rya mugenzi wacu Rahimu Etienne. Teguye kuntu ari abana imiti akabica nuko nawe akahora nyuma yaho. Kuko igihe hari cyo kuko ari abana batazi gutekereza yabanje ugarabaha no warangije arawurya nuko bapfira rimwe bose. Barampamagaye ati barambwira ngo kwa Constate umugore n'abana batatu n'abana babiri bapfuye. Twabuze icyo twiyakira n'akabuze icyo twakora. Twacitse umugongo, twabuze hirya no hino ku Mudugudu wa Kamata mu kagari ka Mampfu mu murenge wa Muhura mu karere ka Gatsibo havuga urupfu rw'umugore uri mu kigero cy'imyaka 30 ndetse n'abana be babiri. Byo bivuga ko yabanje kuba imiti kabica ndetse n'abanyuma kaza kuyinwa bose bakaza gushyiramo umwuka kwa mu twaganira bisobanura. Musaza yampamagaye kuri telefone tudure tugize ibyago ntibigenze bite. Ati mushiki wanje yapfuye ndetse n'abana be. Iyo nkuru numva iteye ubwoba turahaza turagera dusanga abantu benshi bahageze imbere. Turimo kubariza ayo makuru dusanga niko byagenze koko. Yararyamye muri salo n'umwana umwe w'umuhungu undi umukobwa ari mu cyumba niho yari yapfiriye. Aricyo nuko nyine umudamu yari mu rugo, umugabo n'umucuruzi yari mu kazi. Niba bateguye ukuntu aha abana imiti cyangwa se ukuntu ari bubice nawe akiyahura. Twabuze icyo twiyakira n'akabuze icyo twakora. Twacitse umugongo, twabuze hirya no hino ku cyatumye akora biriya bintu. Iyo aba yafashe kugenda wenyine ndakagenda, ariko ikintu cyamuteye kugira ngo agendane n'abana buriya ni ikintu twababajwe no kugira ngo agendane n'abana. Barampamagaye ati barambwira ngo kwa Constate umugore n'abana batatu n'abana babiri bapfuye. Biciye umugongo biciye intege twese tubataragatse kuko ntabwo bisanzwe aho umuntu apfe n'abana be abica wenda ku giti cye akazabana bo kuzi icyaha cy'umubyeyi n'ikindi kibazo byatubabaje n'ukuri cyane. Abaturage bakomeza bavuga ko intandaro y'uru rupfu yaba ari amakimbirane no gucana inyuma byarangwaga muri uyu muryango. Tondo nanjye mpurura nk'abandi numva hageretsweho kuvuga ngo hari umwana yavuze ko ari we waba wari waramukiye ku mugabo ngo urupfu rwe bazarumubasirwanye. Haba inshuti z'imiryango cyangwa abayobozi b'umudugudu cyangwa urwego rw'akagari, bari abantu mu buzima busanzwe bari bagabyifashije banashakishaga mu buryo runaka ku buryo banacuruzaga. Mu buzima busanzwe nta kindi kibazo cya kirekire. Ariko ibyo bintu bigendanye no gufuhirana n'iki sibyo kuba bavuga ngo babonye agapapuro kanditseho ngo bazakabaze ngo urupfu rw'uwo mukobwa bazabaze uwo mukobwa ushobora kuba cyarabizanye muri we kuko ajya gufata icyo cyemezo cyo kwica no kwica umuryango we ntabwo yagishije inama. Si cyo biriho nuko yakoze ikintu kigayitse cyo kwica n'umuryango we. Zamubaza urupfu rw'uwo mukobwa niwe babasha gufata ubusobanura impamvu si umuntu warasinze umucinya. Oya cyane rwose mu gikomeye cyane bibaye ari byo byaramahana akomeye yaba yaragize ikintu kitwa gahinda kakarenga kabintimba ngo ni umukobwa biteye agaca inyuma y'uwo mugore bigatuma umugore yiyahura. Uwo mugore yamenye baragize intimba akabyihererana hanyuma agahita afata uwo mwanzuro. Cyari ikintu kigayitse cyane kandi gikomeye. Birababaje ngo hari umukobwa wamucaga ibintu bye akayoberwa ahantu bigiye akabura aho bigize kandi yabikoraga. Umugabo aracuruza ari muri butike ariko noneho akabona ibintu birava mu rugo bigenda akumva wa mukobwa ngo ariwe babana ariwe ushobora kuba yabikoze ariwe bamusenyera. Ubwo rero ikibazo yagize niba yabonye ko mu nzu ngo nta kintu na kimwe gisigaye mu nzu. Muri akarere ka Gatsibo hakunze kumvikana impfu zitunguranye akenshi ziba zaturutse ku kwiyahura ndetse binafitanye isano ku makimbirane agaragara mu miryango. Ibyo abaturage bamwe bavuga ko bidakwiye bityo ko inzego zishinzwe imibanire mu miryango zakwiye kujya zigira inama abaturage bakamenya hari amakimbirane bakaba bahoshya bataragera ku rupfu.
Musabimana Claire mu kigero cy'imyaka 30 afanye n'abana be babiri, umwe mu kigero cy'imyaka 4 ndetse n'undi mu kigero cy'imyaka 9. Niyo ntegereje Rahime TNA TV mu karere ka Gatsibo.